hura n'akagabo k'intera hamwe kitwa Bosco gahita kambwira ngo ariko we nkuzi hehe we ntibashoboka ko ari Kigali watuye hehe tuye mu Gatsata natuye ku Mumena ntabwo wigeze utura za Kicukiro hoya Kicukiro najyaga nkunda kwaza nje kureba imyitozo ya Rayon bakoraga Rayon Sport icyo gihe koraga ari kureto nicyo najyaga nza ariyo nje kureba uri umureyo se ndi umureyo hatabaye ntabwo nakwicumureyo ngana kubwiraga bya sport ko ntari gitangaza ntabwo sport igira uruhare kugira ngo kabisa arambwira ngo ntabwo nakwicumureyo n'ubundi bazakwica ariko nta maraso y'umuntu w'umureyo ngiye nakwice ngiye ntabwo bishoboka reka twubike amacupa twegura inyandiko ubu hirya no hino mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kiri kuvugwa uretse urupfu rw'umunyamakuru Jean Lambert Gatare. Ku masitati y'abantu kuri WhatsApp bari gupostinga amafoto y'uyu mugabo bamwifuriza iruhuko ridashira. N'ubu bamwe ntibarabyumva abandi ntibarabyemera barumva bari nko kubirota ntibaremera ko yagiye ntibaremera ko ibihe nk'ibi bitazagaruka ukundi. Ipantaro itari ya gisongarere cyane itari deshire nkunda kugaragara neza mu bantu simbizi ntabwo ari kumwibone ariko niko ndemye. Nyuma y'urupfu rwa Gatare rero abantu ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro abandi barize bahogoye. Bamwe mu nshuti ze za hafi by'umwihariko abo bari basangiye umwuga bashenguwe n'uyu mugabo dore ko nk'abari mu gisata cy'itangazamakuru rya siporo uyu munsi hafi ya bose niwe wari bakundishije yari icyitegererezo cyabo. Benshi rero byabarenze kwifata biranga maze basangiza ababakurikira agahinda batewe n'urupfu rw'uyu mugabo. Ni nguri ica mugongo ku sportif muri rusange cyane sportif abanyamakuru ba siporo hari byinshi twamugiyeho bikomeye. Ni izina ni mukuru wacu muri aka kazi kaba inshuti kuri benshi. Umugabo wari uzi kuganira wari uzi watebyaga cyane. Jean Lambert Gatare rero iyo nkuru yatugezeho. Nibyo Jean Lambert Gatare umwe mu batanze umusanzu ukomeye cyane mu itangazamakuru rya siporo haba mu kogeza umupira no kuvuga amakuru y'imikino akagira n'indi mpano yihariye yo kwita abakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo yo mu kibuga kandi ayo mazina agafata yitabye Imana. Bamwe mu biyise amazina kandi ayo mazina agafata bakayitwa ubuzima bwabo bwose kugeza n'uyu munsi harimo Bokota Alabama yise Gikura Nkota, Haruna Niyonzima yise Fabregas, Twagizimana Fabrice yise Ndi ku kazi, hakabamo Ndayishimiye Jean Eric yise Bakame. Aba bose aya mazina baracyayitwa. Si abakinnyi gusa kuko n'ahantu yajyaga hita amazina. Nk'ubwo twese turibuka ko Rubavu yahise muri Brazil kubera impano z'umupira zihakomoka ku buryo n'umuntu yajyaga kuvuga abakinnyi bakomoka Rubavu akivugira ko ari Ababraziliya. Ibyo byose rero abakunze umupira kuva mu myaka yo hambere murabyibuka. Jean Lambert Gatare yari umwe mu bafana bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport kuva kera ndetse nk'uko yatangiye abyivugira muri ya video nakweretse muri jenoside yakorewe Abatutsi yarokowe n'uko ari umureyo. Aho intera hamwe yari igiye kumwica ariko yumvise ko ari umureyo iramubabarira ahubwo iranamushinganisha ibwira izindi ntera hamwe kuzibeshya akamukoraho bazabyenga iminyagara. Ati rero ntabwo nakwica. Ati kwanza bagukuye hehe ntibankuye n'epfumu wa Pentecote ahita nsubizayo aragwerekeza aramperekeza kubera ko bagiye kubona umuntu wajyanywe kubera ko ndi umureyo. Bagiye kubona umuntu wagiye ayagumbye kuba bamaze gukora kunsabira baziko nageze mu ijuru kera bagiye kubona abona ndi kinyi ngarutse ndi kumwe na Bosco Nyiscott kubera ndi umureyo mu sportif ahita ambwira ngo nta muntu uzagirwa kwanza zagenza no buri munsi kure ko nta muntu ugiye ubwo aracyari babona ba déplacer de guerre arabakanga arabwira nzagenza buri munsi ahanga kureba ko uyu mwana kumbi. Niba uri umureyo andika muri comment utubwire uko wakiriye urupfu rw'uyu mureyo mukuru umukunzi wihe byose w'iyo kipe wihebeye Jean Lambert Gatare. Ubu rero uyu mugabo yitabye Imana ku myaka 55 y'amavuko. Yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari yagiye kwivuriza uburwayi bukomeye cyane aho impuguke mu by'ubuvuzi
yambwiye ko ari indwara ifata imyakura yo mu rutirigongo. Iyi ni indwara yaramaranye imyaka irenga 3 ahanganye nayo ayivuza hirya no hino nk'uko umwe mu bagize umuryango we yabitangarije BBC. Ariko ku bw'amahirwe make birangiye yari ishyize akadomo ku rugendo rw'ubuzima bwe hano ku isi. Ariko se koko uyu mugabo wavugaga ko akunda gusabana cyane, umugabo wakundaga abantu, akavuga ko yanga umuntu umubwira nabi nk'uko nawe hatajya agira uwabwira nabi, kugeza n'ubwo abana be bwite kubera uburyo batigeze bumva na rimwe babwira nabi ngo bamufataga nka mukuru wabo aho kuba papa wabo. Umugabo wagiraga urwenya rwinshi, ubu ntabwo tuzongera kumwumva no kumubona. Gatare usabana, Gatare wanga utuntu tudahesha umuntu agaciro, Gatare ukunda abantu nawe wifuza ko bamukunda. Gatare asize umugore n'abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1, ariko bose ni bakuru. Ndetse ubwo yaganiraga na Radiant TV 10 mu myaka yashize yavuze ko umwana we mukuru nawe yamaze kumuha umwuzukuru. Ariko se mu by'ukuri uretse ibyo mubwiye niki kindi umuziho? Jean Lambert Gatare yari mu ntoki. Nuruhe rwibutsa asigiye abantu n'isi ya siporo by'umwihariko? Niye nkuru asize imusozi? Nicyo azibukirwaho? Reka twubike amacupa twegura inyandiko ubundi nkubwire byose akantu ku kandi ku mateka n'ubuzima bya Jean Lambert Gatare wari ukunzwe na benshi. Gusa mbere yuko nkomeza, banza ureba aho hasi, ureba handitse subscribe kandiho kugira ngo tujye tubana mu byegeranyo bicukumbuye mugeza inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, ako ntukibagirwa. Ngo hayi kaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Reka mpera ahangaha. Jean Lambert Gatare yavutse mu mwaka w'1970. Yari umugabo wubatse ufite umugore n'abana 3. Avuka kuri Gatare Anisette na Mukankaka. Avuka mu muryango w'abana 8, akaba ari imfura muri bo. 4 muri bo abakobwa 2 n'abahungu 2 ndetse na se umubyara bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, asigarana na nyina na barumuna be 2 na mushiki we 1. Yari umugabo w'intiti cyane, wiza kaminuza. Mu mashuri yisumbuye yize indimi, naho mu cyiciro cya 2 cya kaminuza yize uburezi. Ibyo yize rero yaje no kubikora kuko ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yabaga muri Mata mu 1994, Gatare wari mu kigero cy'imyaka 25 yari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Nyange, rimwe ryavuyemo abanyeshuri b'intwari. Yari yaratangiye kuhigisha mu mwaka wa 1990. Uko yaje kwisanga mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru icyo gihe cyitwaga Orenfort, n'indi nkuru yo kubara. Gatare yatangiye kumvikana bwa mbere kuri Radio Rwanda kuva mu mwaka wa 1994, nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yaho yaje gukora muri ministeri n'ibigo bitandukanye bikomeye mu Rwanda, aho yabaga ashinzwe itangazamakuru muri ibyo bigo. Izo ni inshingano yakoze muri ministeri ya Minereiso. Yabikoze kandi mu bigo nka Osiri Cafe, wisigaye yitwa Nayeb, no mu cyahoze ari Electrogaz. Nyuma yaje kwitabira amahugurwa y'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye, harimo ayo yakoreye muri Kenya, mu Misiri ndetse no mu Bwongereza. Nyuma yo gusoza ayo mahugurwa nibwo mu mwaka wa 1997 yatangiye gukora kuri radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC Gahuza Miryango, aho yatangiye akora mu gisata cyayo cy'Ikinyarwanda n'Ikirundi, akaba yarayihagarariye i Kigali. Yatangiye mu munyamakuru wayo w'imikino, ariko birangira bamuhaye no gukora amakuru n'ibiganiro bisanzwe. Aha yakoze kugera muri 2004. Gatare muri 2019 yatangarije Radiant TV 10 ka kuri BBC yahembwaga 4,000 ku kwezi. Nyuma yaho yaje kugaruka kuri Radio Rwanda, aho nabwo yahise imwohereza kujya kuyihagarira nk'intumwa yayo yarusha muri Tanzania, ahaberaga imanza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriyeho u Rwanda. Aha yamaze imyaka hafi 4, nyuma agaruka mu Rwanda asubira n'ubundi kuri Radio Rwanda. Aha yakomereje mu biganiro by'imikino, aho yigaruye imitima ya benshi kubera ubuhanga budasanzwe yari afite mu kogeza imipira. Kuri Radio Rwanda kandi Jean Lambert Gatare usibye gukora muri siporo yanakoraga no mu ishami ry'amakuru. Yagumye kuri Radio Rwanda ahandikira amateka, ahakura igikundiro gihambaye, abanyarwanda baramukunda koko. Mu mwaka wa 2010 rero yavuye kuri Radio Rwanda yerekeza kuri Radio Isango Star, aho yayibereye umuyobozi
kugeza muri 2017. Gatare kandi kuva muri 2020 yari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Rushyashya, akaba yari yasimbuye kuri izo nshingano Burasa John washinze iki gitangazamakuru. Lambert Gatare kandi abasportifu bose bazamwibukira kuba yari umukunzi ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo yanigeze guhishura ko rimwe na rimwe kogeza imikino y'iyo kipe yakundaga byamugoraga cyane, agahitamo kwigwandika cyangwa se kwirwaza akaremba ngadasabwa kujya kuyogeza. Gatare wakoze igihe kirekire kuri Radio Rwanda ndetse no ku Isango Star mu kiganiro cyitwa Rayon Time, yavuze ingorane yagiye agira zo guhuza umwuga w'itangazamakuru ry'imikino no kuba umufana w'ikipe. Ati ntabwo nibuka neza umukino waba waranteye kugira amarangamutima mu buryo bukomeye. Aho twakoranaga ba Kajugiro Fideli, ba Yves, ba Marcel na ba Tissier, hari igihe nagiraga gutya nkashyiramo agakoryo match zikomeye za Rayon nkigwandika sinzogeze zikogezwa n'abandi. Yavuze ko kuryoherwa no kureba umukino wa Rayon Sport ayifatanya no kogeza byamugoraga, ariho yaheraga rero yigira inama yo kwirwaza kugira ngo abone uko akurikira umukino yicaye muri stade nk'abandi. Gatare kandi yagarutse ku gakoryo kasakaye aho ngo rimwe ubwo yagezaga umupira wa Rayon Sport ari kumwe na Marcel Rutagarama ngo Rayon yatsinze igitego maze aho kucyogeza agira ati baratwishyuye sha. Gatare rero avuga ko ngibyo atigeze abivuga. Ati mu by'ukuri n'urwenya ntabwo byigeze bibaho. Urwo rwenya rero rwakwirakwijwe n'umwe mu bayobozi ba PRFC nashatse kuvuga izina, ukunda umupira cyane agakunda no gutebya. Yajyaga ahura na Marcel ari wenyine akamubwira ati uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yahura na Yves nawe akamubwira ngo uribuka ubwira Gatare ngo baratwishyuye sha. Yanahura nanjye akambwira ati uribuka ubwira Marcel na Yves ngo baratwishyuye sha. Ati rwose yabivugaga muri wa muco mwiza wo guterana ubuse wo kuganira, ariko noneho babifatiye hejuru babigira ukuri kandi nta byabaye. Hari nubwo twigeze guhura nawe noneho turi batatu, njyewe na Marcel na Yves, turamubaza tuti noneho turahibereye turi batatu, tubwira uwabivuze. Ahita tubwira ati ubundi se mwese ni muri abarebe. Aho niho umupira uryohera rero, hazamo utuntu nk'utwo two kuryoshya, ariko baratwishyuye sha nta wabivuze. Ngayo nguko ngibyo ibya Jean Lambert Gatare ubu bamaze kutuvamo, yitabye Imana. Benshi bababaye, benshi n'ubamarira aracyagwa. Natwe rero nk'umuryango mugari wa Oscar Dushime n'abakunzi bacu, reka tumwifurize iruhuko ridashira ndetse twihanganishije cyane umuryango w'uyu mugabo. Uyu rero ni nawo musozo w'iki cyegeranyo cyihariye cyagarutse ku mateka n'ibigwi bya Jean Lambert Gatare. Wakoze cyane kudukurikira. Nitwa Oscar Dushime, ako ntukibagirwe. Naho ubutaha Imana ibarinde, ruhukira mu mahoro. Rest in peace Gatare. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukora aya mashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare.
aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick Cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make, inshingano zacu.